Hello guys, so uyu munsi ngiye kukwereka uburyo wakoreramo amafaranga mu buryo bwizewe kandi amafaranga ahita akugeraho ako kanya. So ni amafaranga ari directly, na amafaranga ukorera uwo mwanya cyakorera ugahita uhabwa n'uruhushya rwo kuyabikuza. Ni amafaranga makeya cyangwa se amenshi bagusaba kugira ngo wuzuze. So uyu munsi rero ino video ndizera ko mwese igiye kubafasha. Ni uburyo bwizewe kandi ni uburyo bushyashya abantu benshi barimo gukoresha kugira ngo binjize amafaranga kuri internet. So ubu buryo rero mu magambo make mbasobanurire, ni system imeze nkaho ari YouTube. So ni system ikora nka YouTube. So ahangaha rero ni uburyo ukoreramo amafaranga. Murabizi ko kuri YouTube uhembwa naho, ariko bikagusaba igihe kinini ko uba warakoze igihe kinini cyangwa byagutwaye umwanya munini kugira ngo ugere aho ngaho, ugere igihe uhembwamo. Gusa ahangaha ho amafaranga ukoreye ako kanya uhita uyahabwa. So ikintu cya mbere ukora rero muri ino website ni ugukurikira ino step by step ndimo kubereka. Ibi ngibi byose ndimo kubereka. Ikintu cya mbere ukora ni ukubanza ugakora account cyangwa se ugakora sign up. So ahangaha rero nkujyanye, ahangaha murimo kubona ngiye gukora account, ngiye kugutangiza nkwereke uburyo wabikora. Iyo umaze kugera ahangaha rero bahita bagusaba gushyiramo itariki y'amavuko. Ahangaha urashyiramo itariki yawe y'amavuko wavutsemo. Ino ni step ya mbere mu gukora sign up cyangwa se mu kwinjira. So mbanje kubereka ukuntu binjira, n'ibindi byose ndagenda mbibereka. So nakubwiye ngo buno ni uburyo ukoreramo amafaranga. So buno ni uburyo bwiza ubikuza amafaranga bitagusabye ibi bintu bya verification, bitagusabye ko bijya ahantu kure, ahubwo amafaranga ukayakorera ako kanya, ugahita uhabwa n'uruhushya rwo kuyabikuza. So byose ndaje mbibereke. Reka tubanze dukore account. So wowe making sure ko urimo gukurikira ino video. So iyo umaze gukora account rero bahita bakubwira ngo genda banze ukore verification kuri email yawe. So email washyizemo bahita bakoherezaho icyo bakita nka code cyangwa se sign up code. Uraza uyikoreho, urajya muri Gmail account cyangwa se muri Gmail app yawe ukore verify. So noneho ahangaha murabona ko baduhaye icyo bita private key. Zino key ni nka password yawe, uzibika ahantu kure. Izi ngizi nizo nibwo buzima bwo kuri ino website. Ahangaha baguha key, ukora ahangaha ngo copy private key, ukazibika maze ahantu utekereza ko nyine batapfa kugera ahantu, ukashyira umutekano mwinshi kubera ko iyi ngiyi niyo aba ari password yawe. So icyo ukora rero ni ukuza ugakora ahangaha maze ugashyiramo username yawe. Murabona ko ngiye gushyiramo username. Ikintu ukora rero ni uguhita ushyiramo izina ushaka kugikoresha. Ahangaha ngiye wereka nshyiramo Kendrick niryo zina ryanjye. Then urahita ujya kuri step ya nyuma yo kuba wa setting account, ugahita uyicreate ako kanya bikarangira. So murabona ko byoroshye gukora account muri ino website ya YouTube. So ikintu ukora rero ni uguhita utangira kuyikoresha. Ubu ngubu ubabaye umu YouTuber. Ako kanya ukijyaho bahita baguha ayo nkakita na YouTube 25 nizo bahita baguha ako kanya ukinjiramo. Izi ngizo ntabwo wahita uzibikuza ako kanya, ahubwo uzibikuzanya n'izindi ugenda ukorera. So nababwiye ngo ino ni system imeze nka YouTube. Ahangaha rero wauploadingamo video, ako kanya video amafaranga yose ibonye ugahita uyahabwa. Ukibaza uti amafaranga yabona gute? So reka tubanze dukore login. Ahangaha uraza uhita ukora login, ushyiremo ya private key yawe ahangaha. So ino private key ugomba kuyibika ahantu kure. Aha murabona ko dukoze login birarangiye. Ubu ngubu account yacu yagiye muri ino YouTube. So nkomeje kubasobanura rero, ubu ngubu ni uburyo ushyiramo video maze iyo video ikarebwa washyizemo. Ni ukuvuga ngo ushyiramo video ushaka, kandi icyiza kino website ntabwo igira copyright. Ntabwo kuvuga uti niba ushyizemo video y'undi muntu baraguha copyright. Ayo mategeko nayo igira. Ahangaha rero murabona ko tugiye gushyiramo video. Ahangaha ushyiramo video ukayaploadingaho maze igatangira kurebwa nk'uko izindi video zishyirwa ku zindi mbuga nka YouTube cyangwa se Facebook. Video zarebwa maze amafaranga yawe akinjira. So nababwiye ngo buno buryo ni uburyo ubikuzamo byoroshye. Ahangaha ubikuza ukoresheje uburyo bwa cryptocurrency. Ushobora kuyabikuza ukoresheje Eversend cyangwa se Yellow Card ku bantu bari mu Rwanda. Amafaranga ugahita uyohereza kuri mobile money ako kanya. So ibi ngibi biroroshye kandi murabona ko bitagoye nka YouTube cyangwa se izindi mbuga social media zisaba monetization. So rero niba uri mushyashya kuri ino channel, ndagusaba kugira ngo ukore subscribe kuri ino channel kugira ngo dukomeze kubana muri video zikurikira tugenda dushyiraho. Ufite igitekerezo wagisiga muri comment.